umutima afite ikibazo kiri stress. uretse gato ibingibi ntabwo ya mpano noneho yiri kodinza amavideo hari ibintu muri kwitiranya. Ya mpano yara streaminze yagiye live ahabagara abantu live. Urimo kunyumva? Ntabwo ahangaha noneho yagiye ngo afate video, oya yahamagaye live kuri video call bro. Bombo clat pusiting. Nundi mugore utari wa mugore we. Ubwo ntago mubona yuko abantu bari victim kuri video ze bagakwiye kurekurwa. Urukunyumva? Ndi kubabwira ni mwitegereza hariya hasi nagomba gukavaringa ngewe n'abantu yavuganye nabo nabazi. None se video nabikuye. Yaragiye nuza kureba urabona ko ari kuvugana n'umuntu kuri video call. Uko yaje akizirika kuri badumba ngo nabana babi ngo nabantu bakuru. Anga Dumba ari kubikoraho iki nako? Aha Dumba ejo yarabyumvishe Dumba aragenda ariherera ararira. Godfa ishukuri tujye tuvugisha ukuri twese turi abantu. Ubu mwebwe ntabwo mubona ko hari abantu barimo barazira ubusa kandi ari ibintu biba byarapfana. Ejo bampaye ruswa ngo ibintu biceceke ariko kucitayemese basi ngo wireye ko n'ubundi nta kintu bihinze. Ntabwo naryo mwanda ngewe ejo bashatse kumpa ruswa ndavuga ntabwo ruswa yaruta abantu bafungiye ubusa kubera iyi nyankara gataga. Ibyo bintu bigize icyaha ndaceceka. Narabagaranga kubitaba. Ibyo bintu bamuvuga ngo ibyo bintu bigize icyaha. Umuntu se wowe urinde umva mbanze ngo niba akwishyura kugira ngo amabara natubwira umuntu wamaye ruswa nawe kuko abo bantu barafatwa. Abo bantu batanga ruswa nabo barafatwa gadufata. We ntuga wihindura ikiganiro ikibazo rero muganira nabi. Niyo kuvuga ngo natange hano se arimo arafasha ubutabera. Ngaho muceceke uravuga nde? Ngo wowe uravuga nde iki ruswa ngo ntago ari gufasha ubutabera. Ngo mvuga ngo washatse kuguha ruswa wowe urahanga kugira ngo ufashe ubutabera. Nyina afasha ubutabera kugira ngo abantu baregane. Hari abantu bafunzwe se bazira video z'amano. Hari abantu rega ibyo bintu. Hari abantu bafunzwe bazira video z'amano. Ngo bafungura abantu kandi umuntu arimo arasohora ibintu bwarabafatiye mu cyubo bugafasanga. Umuntu arimo arasohora video umunsi ku munsi abishaka ariko hari abandi bantu bafunzwe kubera we kandi barabizi ntabwo babafungiye ubusa barasakaje kuba yasohoye ibyo bagwaye ntabwo Keminike hano wori kuzana yego yasohoye video yes ariko hano hariho ikintu kimwe bibagirwa ko Murangira Thierry umuvugizi wari buyeze kuza kuri space ya Godfather aratubwira ati gukwirakwiza amashusho bikogize icyaha ntago babahora ko sibo bafashe video babahora kuyakwirakwiza kuyahereza kuyashyira muri public kuyahereza abantu benshi kugira ngo kwirakwire nicyo kintu rigabazira. Keminike umva kumbwira ikintu kimutanasobanukiwe. Uziyo nza kuba nabonye video ya mpano urimo kunyumva iri hanze ntabonamo kuyisakaza kwe ntabona ari gukora izi live ntabona ari kubishyira hanze. Imana imfashe nawe bamushyire Imana imfashe nawe abe in custody ahantu runaka. Hari ukuntu utari kumva manzi unyuve neza icyo uri gusobanurira. Nakoze ibingibi namaganye ibingibi kuko ya mpano ari mu basakaje aya mashusho ndi kuvugaho. Urimo kunyumva kuko muri iyi video ya mpano yara streaminze live afata umubiri w'umwana w'umukobwa akawusakaza awuhereza abandi bantu batari muri icyo cyumba. Urimo kunyumva? Ese uyu mukobwa yarabizi? Niba yarabizi bakaba barabigizemo uruhare bagasakaza aya mashusho ku buryo agera no hanze bombi barahanwa. Niba uyu mukobwa barabimukorewe without her consent ya mpano arabiryozwa wenyine. Ariko ikigaragara hari ibimenyetso ko ya mpano muri iyi video no aya mafoto turi kureba ya mpano yari kuri live video yara streaminze yagiye live. Ndi mugore by the way utari wa mugore we. Ndetse Godfather dufashe wowe uri kubireba dufashe wowe uri kubireba nkuko ubibona uwo mukobwa yarabyishimiraga cyangwa hari amasinye agaragaza ko yarabizi ko bari kumufata ama video. Ibyo byamenywa na cyber security kuko ntabwo wamenya niba umuntu yishimye muri video cyangwa niba bizi ntabyo wamenya. Ina rukuru umuntu akubita kakude muri video ukabona ko abizi. Gusa nawe nabyumva arege niba atarabyishimiye cyangwa byamutse arakana kamwe mubaze unakansubize ni naribe. Godfa uri kuruhe ruhande kuba uyu munsi naho yamano aramashusho agiye hanze yandi
uri kumusapotinga cyangwa urimo uravuga yuko ibintu yakoze atari byo. Njye ni ikintu najyaho mwibariza. Keminike wowe Keminike ni ukuri kw'Imana bari ukujya badoshigana. Oya njye munsubize ikibazo cyanyu rero Rwanda niba Godfather agiye ko nahise nkumva kandi naje nyuma yawe ko adashyigikiye ibi bintu yamara. Oya no kubera ko right now turimo turabona hari umuntu wabaye victim. Uri kubyumva? Uwuhe wabaye victim rero? Kubera ko ni impande ebyiri, hari umugore hari n'umugabo. Niba bari kumwe se. Niba bari kumwe we mugore sura yagiye kumusubiramo. Babistreaminze niba ibintu babistreaminze bari hamwe. Ça veut dire yarabizi ko bari gufata video bari live. Ikindi kuba umugore atarize yoza kureba muri video yoza kureba muri comment Keminike bari guhindura ibyo kuganira. Ibyo biramureba mwana aba bantu sari no mungaburira nari ibyo bavuga byose birabari. Igitifu ni hatari. Nta no mungaburira mwana ibyo bareka bavuga niba shimira Keminike kubujije. Ko nta numwe ngi wabo nta no ngabuze. Keminike musubije inyuma gatoya ari icyaha. Nyine ngiye munsubize then noneho nta kibazo byakomeye byose nibigendera. Rero ngusubize banza ufate ku cyabaye niba nagari runga nshaka nsubiza. Nagari runga nshaka nsubiza. Atari wowe. None uri kwiganiriza hanga uri wenyine. Atari wowe nagari waje tubizwe n'abandi yaba ari Godfather cyangwa Njuga cyangwa Jay. Abandi wirunga ntago nshaka. Sawa njye se ndagushaka. Urashaka kumvikana nyine kumvikana. Wese nshaka kunsubiza. Turashaka kuva umundi muntu. Tunabyumvikaneho rwose. Kabasubiza abandi. Calmez-vous. Ni calme. Godfather munsubiza ikibazo mabajije ariko ntago nshaka umuntu nabajije kansubiza. Uri kubaza ubusa. Sawa nta kibazo. Ni calme. Uri gusubiza umuntu uvuze ubusa. Oya niba mushaka kubagana ndufate mu break mwesura. Aya mani ibyo ngibyo naye. Oya ibyo biboro byarangiye birangira ntago ari we nabajije. Ntago ari we umutipe nawe kara. Oya mani bireke mwana ntago ari we nabajije wahereye kare ntago ari we nabajije. We niwe nabajije bansubiza. Ntukajye wishyamba. Kuducura kumara umwuka usanga. Kemini Jay yagusubije. Munsubize ibyo mbajije. Jay yagusubije. Yaje hano nyuma yawe. Jay yaje hano nyuma yawe ariko yabonye side Godfather arimo. Yeah, of course. Ngiye icyo numvise kuri Godfather nuko yakubiswe n'inkuba. Arebye ukuntu yatakambiye umuhungu warenganye. Arangije gutakambira umuhungu warenganye asanga umuhungu afite anomaly ahubwo. Afite ikibazo cya kamera. Urumva? Afite ikibazo cya telefone, iba ari ubuturage, iba ari icyakumva ko buri kintu cyose sirika igitsina gore. Hano harimo n'ibyaha byo kwandarika igitsina gore bro. Urumva? Igihe cyose afite kamera yiwe ari kumwe n'umugore ko agomba gukamera sirtu bambaye ubusa. Biriya ari ibintu biri sacré, biba ari ibintu bigomba gukorerwa mu ibanga. Ariko agashaka kubisangiza abaturage. So biragaragara ko umuntu wari wese yabaye disappointed ukuntu umuntu yatakambiye wa muntu bita ya mpano ngo yararenganye kontra ze ngo zarapfuye ngo amafaranga yagomba gukorera yarapfuye ariko tuje kuza gusanga uwo twatakambiraga harimo bajya bavuga ngo umuntu n'umutima muhana n'utuzura igituza urumva ahora n'ubundi ni indwara arwaye n'uyu munsi n'umutakira kandi ejo azakora kandi ibindi tavedire rero nta muntu wavugira ya mpano kuri iki kintu niba yongeye gufata njye ntabwo ndayibona iyo video njajinga ibintu narebye ariko niba yongeye gukora icyo kintu my brother ninde muntu wamuvugira waburwaye mu mutwe bro Manase Jay nyuma yuko nyine ibyo bibaye abari ahantu bafitwe n'amategeko byagenda gute noneho nyuma yuko icyo kintu kibaye ibyo arabafite mu nshingano ibyo arabafite mu nshingano waretse bakansubiza reka mubwire aba bantu ntago urwego rw'ubugenzacyaha rwibeshya hari ibintu babafatanye hari icyaha bakoze cyo gusakaza amashusho nicyo bakurikiranwe ntago bakurikiranye ko barenganyije ya mpano bakurikiranye gusakaza amashusho kandi bigize icyaha gusakaza amashusho ntago bazabareka rero ngo kubera ko ya mpano ngo yakoze ikindi cyaha ngo noneho ngo reka babareke ngo bararenganye babazwa gusakaza amashusho that's it
alright, so reka tugende gatuhereremo abantu mwe. urakoze cyane Ndashimira. aho ndasobanukiwe. Okay. Kemini, ikiriho kimwe ntabwo ngiye nuko turi kuvuga ibintu bimwe nawe urukumva, ariko nyine wowe ukabishyira muri context yo kumva ko abantu batari kuvuga ibintu bimwe nkawe. Twebwe turamagana ibyakozwe na ya mpano ndetse n'inzego zibikurikirane abiryozwe. Murakoze cyane, ariko munagendeho ku byabanje. Ibyabanje ntabwo bitureba, byamaze kurenga, twebwe social media biri mu nkiko. Aho nta nubwo nongera kuhagaruka pe, Imana imbabarire. Urimo kumva? Godfather, we nuko Sakiu nyine yagiye, ariko nari mfite ikibazo nshaka kubabaza mwembi we nawe. So, reka nyikubaze wenda uguraza kunsubiza. Ntabwo wabuze undi muntu ufite uciye akenge hano ku buryo ubona ko ari njyewe wakibaza? okay, nuko biri related nyine na nuza yakozwe mbere yuko ba Jihad bajya muri gereza. Ikibazo cyanjye nashaka kubaza, ntabwo mutekereza yuko ubugenzacyaha nubwo bufite ubushishozi buhagije n'abakozi bahagije? Reka nkugarurire Oswakimu, sibyo byaba byiza kurusha? Yego. Oswakimu, reka mugusubize noneho ukibaza. Reka ngenda bubaha mwa abantu mu audience yanjye, ndabubaha. Ntabwo wakwifuza kubaza Oswakimu nagenda nkamuvanaho yaba ari ngo Oswakimu yagarutse ngaho mubaze. Reka mushya muhire. My question, mfite ibibazo bibiri nashaka kubaza. Icya mbere, ntabwo mubona yuko mbere yuko kubaza mwokapfa mwe mwankanzeho kwiri, mwampaye amagifti, muragira ngo pano bongere bayifunge, mwankiriyeho gifti mwokakubitwa n'inkuba mwe. What's wrong with you people? Ufite uturabo, ufite inyabarasanya, pano barayimanura bro. Pano baraza kuyimanura. No, Oswakimu hano ya mwohereze guys, baraza kumanurira pano kabisa. Abantu muri ahangaha dore ibaye active guys, please bataza kumfungira tena. Hanyuma iyi account muri kuri bakize muri big screen, niba uri ahangaha uri mushyashya following iyi account kize muri big screen, iyi account ikizemo ni account ya Jenny account, ariko mfite gahunda yo kutangira ku streamingamo igeze ku 500 kandi ndacyaburaho abantu batari bakeya pe. Ifite 200 ese barabangana bate mu ndebere uvuze ubusa irahemba nyine kigoryi. Uwo ni Njuga? Jewe nakoze iki kuri kundenganya? Ijwi ryanjye ni ry'abagore. Ubajije gutyo nta n'isoni niwo wabaza. Jewe ijwi ryanjye ni ry'abagore se? Godfather, uwo mukobwa avugiye muri background yawe. So tugende gatoya mwaka byaramwe, munyemerere kuri iki kintu. Abantu muri anga mutapinge screen, by the way mutapinge screen, murebe iyi account ya Godfather iri ku 440, ndashaka kugera ku 500 nkabona ku stream, nkabona ndashaka kwinjira muri live pro, ndashaka kwitwara muri competition. Abantu mutazi ko TikTok yamwe mufite ikibazo gikomeye, TikTok irahemba. So mwaka byaramwe abantu tumenyeranye hano, ikiganiro ubona ko kimeze neza, mu nkandeho pe, drop something, anything you have, munyemerere munkandeho. Ababishoboye ufite Manigani Galaxy, drop it right away kugira ngo pano ibe active. Reganira ntare ati umusitari ntago ari umuntu nk'abandi, noneho umusitari ni inyenyeri nyine abagomba kumurikira abandi. None se uri umuhanzi, uri icyamamare, ufite abagukurikira, ukoze imibonano mpuzabitsina kuri kamera, birasohotse, urimo gutanga uruhe rugero? Uvuga ngo ntago ari ukuvuga ko ari abantu basakuje ngo bari gukorera ubuvugizi y'amano, oya, ahubwo abantu bagombaga gusakuza bavuga bati mutabare sosiyete, dore icyago cyayugarije, dore icyago cyayiteye, dore irimo guhabwa uburozi. Twese ubundi twagombye kuba duhaguruka kwamagana ibintu nka biriya bibangamiye sosiyete, aho kuvuga ngo turimo gukorera ubuvugizi an individual. Urumva so byari butinde ya mpano ubwo agafatwa kuko ari we wagaragaraga kuri aya mashusho, hanyuma wenda akisobanura avuga yuko atari we wayakwije, akemera gusa ko ari we wayafashe, hanyuma amategeko akamurengera ko we yayafashe atayakwije. Ariko urumva bari gukora isuzuma ritewe kurusha iryo bakoze, kuko we ubwe niwe wagiye kurega, agira n'abavuga akeka, hanyuma imbaraga zishyirwa kuri abakeka, barafatwa, we aguma ari hanze. Uburiya mpamvu yagumye ari hanze nuko we atakekwaga cyane, naho ubundi nawe baba baramufashe. So noneho rero kuri iyi nshuro ya kabiri sinzi bino kubera abantu barikanze, ntabwo bari bubikwize cyane, biragumana abantu bake. Kubera ko biragumana abantu bake,
RIB ishobora kuvuga iti ntabwo birimo kuroga sosiyete, wenda ikaba yanabyihorera, ariko njye icyo nayisaba ni uko nabyo yabikurikirana, hanyuma ikibi kikajya gikubitirwa ku isoko yacyo, kwa kundi ya FCM Events bivuga iti aho ibitero biri guturuka niho tugomba kujya kubihagarikira. So wabaza icya kabiri niba unyuzwe kuri iki cya mbere. ya ku cya mbere comment nashyiraho nuko icyo numva cyo nuko habayemo bias mu gufata ibyemezo bagafunga abantu ndetse hakagira uwusigara, kandi nyine nkurikije ukuri kubivuga nyine habayemo bias. Waba umvugiye nabi, nta cya bias navuze ko iyo ya mpano atajya kurega ngo ahaguruka afate iya mbere, amashusho yari buzenguruke n'ubu abana bo mu mashuri abanza bashoboraga kuba bayafite, ubwo urumva ahantu byari kuba bigeze, RIB yari buhaguruke ikajya kwamagana ibi bintu bitajyanye na bonne mœurs, ni ibintu biba byangiriza sosiyete, n'uburozi kuri sosiyete. Video y'iminota 10 umunyarwanda utari na porno byanditseho nibura ko ari pornographe, urumva ari gukora ibintu nka biriya. RIB ubwo yari bwihagurukire, kandi umuntu wa mbere yari bujye gushaka ni ugaragara muri ayo mashusho, urumva. Hanyuma rero we yagiyeyo mbere, bituma cyakora yagize neza kuko yatajyayo, bikwirakwira hose, abantu barikanze. Hanyuma yagiyeyo rero bafata bariya, ntabwo uvuga ko habayeho bias, kuko nawe byanze bikunze barabisuzumye, yerekana ukuntu atari we wabikwije, ko ahubwo hari ahandi babivanye, yari yashyize yizeye ko hari safe. So ubwo nicyo cyamurokoye. Bariya rero kuba barafashwe ntabwo twabyita yuko barenganye, bizagaragazwa nka Kay John baramurekuye, ariko nanone arakurikiranwa ari hanze, ntabwo bivuga ko yagizwe umwere. N'abariya bandi barimo ntihashobora kugira abazaba abere, abo bazasanga ari abere, hanyuma hakagira n'abo bizafata bakabihanirwa. Ntabwo tuba twemerewe kuvuma iritararenga, ntabwo tuba twemerewe guca urubanza igihe umucamanza atari yakubita akanyundo ku meza. Urakoze cyane Asakim, ubishyizeho umucyo ko hari ukuntu hari abantu ukuntu twabyumvaga nyine, twabyumvaga nkaho nyine kuba we atarafashwe ngo nawe nyine nka kuri wari ubivuze ngo ngabuzwe kurenga imbibi n'ibiki, kuri wari wabivuze kare, twumvaga yuko nyine afite urwego rushinzwe guhana, nubwo batakoresha ibihano nk'ibyo amategeko akoresha, ariko bakaba bafite uburyo bashobora gufatiramo ingamba mu rwego rwo gukomeza gusigasira nyine izo values and principles zacu za Kinyarwanda, ko cyane ko nk'ibintu nk'ibyo byo kwifata amashusho byaje nyine wahoze ubisobanura kare yuko ari ibintu byaje tutiteguye. Ese bo bakora iki kugira ngo nibura barinde sosiyete? Bashinzwe iki? Yego, urakoze cyane. Minisiteri ifite umuco mu nshingano yitwa Minubumwe, ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, iyoborwa na Dr. Bizimana Jean Damascene. Hari n'urwego ruyishamikiyeho rwitwa Inteko y'Umuco, ruyoborwa na Ambasaderi Robert Masozera. Bare bashinzwe ibyamize, buriya tuzajya tuvuga ko bashinzwe ibyamize gusa, ariko bashinzwe n'iki Kinyarwanda n'izindi ndimi gusa, ntabwo bigaragaza cyane ngo abantu babamenye, kandi nyamara barakenewe ku rwego rwo hejuru. Minubumwe nayo rero turimo kuyimenya ku bijyanye n'itorero ry'igihugu, turayimenya ku bijyanye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, tukayibona cyane cyane mu gihe cyo kwibuka, ariko mu bijyanye no kwigisha indangagaciro na kirazira mu buryo bwagutse ntabwo turimo kuyibona. Twagombye kuba tubona ibiganiro byayo byinshi ku maradiyo, ku mateleviziyo. Erega nibamenye ko n'isi yahindutse, bajye baza kuri TikTok live nk'uko nguko minisita azeho aganire n'abantu. Niba agiye kuganiriza urubyiruko muri sale hakaba harimo abantu 1000, yes, ni face to face, ni live, nibona nkubone, ariko nahangaha we aje nk'ukuntu akunzwe ntiyabura 5,000 biza kumwumva. Hari platforms izi nzego zacu zitarimo kubyaza umusaruro, kandi bigaterwa nuko na communication strategies bakora, bibereye muri gakondo kandi isi yarahindutse. Ubwo rero RIB usanga ariyo ibijyamo, ariko nayo ibijyamo ari uko hari abantu yafashe
nibwo umuvugizi wayo Dr Murangira Thierry atumiza ikiganiro n'abanyamakuru. Muri icyo kiganiro akavuga amakuru, akatanga facts, ariko akaboneraho no gutanga inyigisho. So inyigisho ariko ngufi, nayo rimwe na rimwe usanga abanyamakuru batahaye umwanya munini, ahubwo icyo bahaye umwanya ari abantu bakekwaho ibyaha RIB yaberetse, cyangwa se ari amatelefone abantu bari baribye abanyamahanga cyangwa abanyarwanda, amakompiyuta ibiki, akaba ari byo bishyirira kuri screen. Inyigisho yatanze ugasanga nyine yayitanze iri kumwe n'ibindi biyikingiriza, urumva. So ni ukuvuga rero ngo RIB igenza ibyaha ariko ikanaboneraho no kwigisha. Izindi nzego, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, tuyibona gakeya muri ya minsi 16 ngo ya activism cyangwa se ubukangurambaga bw'igifute bwo kwamagana ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko kumva bari kwigisha abanyarwanda, kwigisha ababyeyi uko barinda abana babo iri koranabuhanga, ntabwo tubabona. Ni ukuvuga ngo mu rugo dutunze hasigaye za interinete, ba Keminike batuzaniye za Canal Box, batuzaniye iki, ariko hari YouTube kumanuza ku ma screen zarimo Android, abana birwa bakonsuming ibintu by'umwanda, ariko ntabwo minisiteri bishinzwe, yemwe na kiriya kigo kishinzwe imikurire no kurengera abana ntabwo ubona bashyiramo ingufu. Ibintu byabo babikorera mu ma offices, babikorera kuri za email bandikirana n'abaterankunga cyangwa se n'abafatanyabikorwa, ariko mu buryo bw'ubukangurambaga bwimbitse bwari Inaye Kurutare Family WhatsApp. Ese ujya utekereza ko website yawe ishobora kukubyarira umusaruro? Muri TJP Media dukora website z'ubwoko bwose, tukanazigira monetize zigatangira kwinjiza amafaranga. Ibaze none ufite YouTube channel ndetse n'izindi social media ariko zikaba zitinjiza. Ese uri wapurayinga bakaguha used content cyangwa bakakubwira ku building channel history? Tugufasha gukura used content ndetse tukabuilding channel history mu minsi 7 gusa. Dutanga training muri social media management, website development, graphic design ndetse na video editing. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 46 46 38 7 cyangwa ugasura website yacu tjpmedia.net.